Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka info ndabasuje kandi mbayikaze muri igitondo cy'umugisha igitondo cy'ibyiza nibyo mbifurije mwe mudukurikiye. Reka mvuge ngo nimba bwa mbere banye natwe reka ngusaba ko subscribe cyangwa abone ndetse ariko kandi ntukureho mpaka ikiganiro kirangiye kuko kimwe amakuru akomeye cyane. Muri aya makuru kandi ngagiye gukora muri iki gitondo cyo ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9 2025 nakubwira ko tuvugana amakuru angezo muri kano kanya bamwita General Byamungu. Uyu ni umujenerali ukomeye cyane mu byukuri ukomandinga urugamba rugiye rutandukanye kandi ugakomandinga aho rukomeye muri umutwe nyeshyamba wa 23. ubu tuvugana yamaze kuba ari gukoresha inama ahangaha rero muri zone ya Nzibira. Byose ngiye kugenda mbigarukaho byose urabyumva. Ase mu byukuri byamaze kuba birangira mu byukuri nubwo FDNB yari yanze kubyemera ndetse n'abaturage ariko Nzibira ibyayo byagiye ku murongo. Muri aya makuru kandi ndaza kugaruka kuri FDNB mu byukuri yamaze kuba ishinga ibirindiro bikomeye cyane ahitwa Gikwa ahangani mu bijombo ahangani hakurya iminembwe. Urumva ko ntabwo byoroshye nakana gato cyane. Tugaruka kandi muri aya makuru ubu kwenyeshyamba muninye ingabo mu gace ahura ubwo turagwa zapinga ndetse na warikare byakomeje kuba ibindi ku rugamba. Rero turagaruka kandi mu byukuri umutwenyeshyamba amaze kucacanga warungu mu byukuri vumbi ryatumutse aho rero abazarendo abakomeje kuburirwa irengero abandi bagakinagira ndetse abandi bakinjira muri force. Turagaruka n'ikisangani aho tuvugana bamaze kuvuga ko abanyeshyamba zigera kuri 45 z'umutwenyeshyamba zamaze kuba zinjira muri force FARDC. Urumva ko byose bitandukanye biri kugenda bivugwa muri aya makuru yacu ni menshi. Turagaruka mu mirwano izindukiyanga muri Uvira ndetse no mu nkengero. Turagaruka kandi mu gihugu cy'u Burundi bari buzayo bacira nayo bamira ntago byoroshye nakana gato cyane nyuma ko baraye mu mwijima nta matara nta rumuri. Byose rero ntago byoroshye nakana gato cyane ibintu byamaze kuba bikomera cyane biba ibindi muri rusange. Mbahaye ikaze rero ngendi Nelson akemashini ngani mutangazaji habari naho iyi ni ruhuka info muri rusange. Reka ngusabe gukora like zibe nyinshi, like yongeye mbabwire ngo zibe nyinshi cyane ubu ni imitima myinshi muri comment ubundi tuzinduke mu makuru yacu. Bayikaze rero munyemerere mbabwire makuru azindutse rero ku itere imirwano nyuma ko ku munsi w'ejo ubwo twari turi mu kiganiro nababwiye ko mu byukuri rero hari abasirikari cyangwa se indwanyi z'umutwe mu nyeshyamba bagwo ruhande rwa Makenga binjiye muri Uvira mu byukuri bahinduranyije imyenda. Muravuga ngo nayanjye ariko kandi nubwo nabwiye ngo biyambitse ibitenge wenda ashobora kuba atari abagabo biyambitse ibitenge ariko mu byukuri bari kwihinduranya mu buryo cyangwa ubundi kugira ngo babashe kwinjira muri Uvira aho batarwanye cyangwa nta saso mu buryo bwo kujya kuyineka kuko amakuru dufite aratubwira ko habura agahe gato cyane kugira ngo igihe cyo kwataka Uvira kiva mu nzira kubera ko amakuru atubwira ko plan ndetse n'igihe cyo kwataka Uvira cyamaze kuba kimenyekana ariko ngo bagomba kuzayataka cyangwa kwifata nkuko bafashe umujyi wa Goma. Ese umujyi wa Goma wafashe gute bimeze bite? Nkuko mubona Uvira iri hagati mu kibaya no iri hagati ikikijwe n'imisozi cyo kimwe n'umujyi wa Goma. Amakuru atubwira iki rero? Amakuru atubwira ko iyi Goma ijya gufatwa habanje kujyamo izi ngabo zo ku ruhande rwa Makenga rwa 23 baragenda bajya muri mu mujyi wa Goma bakajya bakora ama infiltration gake bakagendera abaturage baragenda bajya gutegura ahantu ho bagomba kuba bategura bakajya bareba ama strategy baragenda biga ibice aho bagomba kwinjirira bakajya bagerageza kugenda binjizamo inyeshyamba gake. Ibi ngibi abantu twabanye mu bwo rugamba barabizi nayo babwiraga umunsi ku munsi kuko amakuru nabaganya afite cyo kimwe rero n'ubu ngubu bajyagayo bakavuga ngo tuzatera hano bakavuga ngo abaturage baraha bakavuga ngo kandi nta muturage tugomba kurasa. Barangije baravuga ati umujyi wa Goma tuzawinjira nijoro abaturage bari mu mazu yabo ku buryo nta muturage uzabigenderamo kandi kuko mubizi nta baturage baguye muri urugamba ngo barateguye neza. Umujyi wa Goma barawutegura ku rwego rukomeye cyane ari saa 9 mw'abantu ntabwo babyoroshye. Umujyi wa Goma barawuteguye ku rwego rukomeye cyane rero bawinjira kandi bawinjiramo ku rwego rukomeye. So rero mwarabibonye nta baturage bahaguye ikintu cyabaye cyo cyakoze wazarendo zarishwe mirambo abe myinshi umujyi wa Goma wabayemo akandari cyo kimwe. Rero amakuru atubwira ko na Uvira ariko ubwo buryo bagiye kwifata rero ngo bari kubanza kwinjiramo gake cyane kugira ngo babashe kujya gutegura aho bazinjirira aho bazamenera kandi naho bazinjira mu ijoro.
naho urugamba rwaho ruzinjira mu ijoro. Niyo makuru dufite rero amakuru tubwira ko izi nyeshyamba zigumye kwinjiramo zihinduranyije imyenda, abari kwambara kizarendo ni benshi, abari kwambara gisoda, tuvuze gisoda ni kwambara nk'ingabo z'u Burundi ni benshi, abari kwambara KFDR ni benshi, abari kwambara FARDC ni benshi. So rero bakinjira mwahangaha, ndetse noneho ikirushijeho bari kwinjiramo cyane cyane abari imbere bari kugenda ari benshi, bari kwinjiramo kirundi kubera iki nuko za mateko zabo baba baragiye bafata arizo ziri kugaruka ziza kubakorera akazi. Ibi sishaka kwitinaho rero najya ngo mbabwire ko utuvugana Uvira ibintu byamaze guhinduka. Uvira ibintu byahindutse, urugamba rwahumuye muri Uvira, kubohorwa kw'abaturage byahumuye, kubera ko ndakubwira ko mu misozi cyangwa se hano hejuru gato cyane mu mujyi wa Uvira tayari ngo hamaze gutegurirwa inama, habaye inama rutura karabutaka, ndetse y'abagabo ndetse inama idahishwa, habaye inama idahishwa itegeze yishwa igaragaza ko bagiye kwata ku mujyi wa Uvira isaha iyo ari yo yose, ndetse abakomanda b'urugamba bamaze guhabwa amasomo ya nyuma, bamaze guhabwa warning ya nyuma, training ya nyuma ariko za kuyita yo gufata umujyi wa Uvira isaha n'isaha yari yose, ngo umujyi wa Uvira agomba kufata. Rero babirangije, babisetinze, intwaro zigomba kurasa Uvira bazisetinze kuri imisozi, izigomba bakavaringa bazisetinze kuri imisozi, ndetse ngo no gukura abacancuro mu nzira. Amakuru avuga ko rero muri rukera kandi none hari abandi bacancuro bageze kuri 3 bisanze mu Kagozi cyangwa se bisanze mu Shibuka ya 23 hano uri kujya kurangiza Kiriba. Nyuma ko ku munsi w'ejo bitabahagije bakarwana urugamba rwa Kawizi, bakarwana urugamba rwa Kiriba, agace gato ka Kiriba kama 23 bakisanzemo. Amakuru avuga ko abacancuro n'ubundi style bakiri kugerageza gukora ama infiltration, bagerageza kujya kugerageza kuneutraliza iriya ntwaro ikomeye y'ama 23 iri kuneutraliza Bujumbura, abe internet, abo muriro, ndetse n'iraswa n'ibisasu, ndetse n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibyo byose rero abacancuro bakaba bastindiye isoko ryo kujya guhagarika iriya ntwaro nk'abantu. Iyi ntwaro barihagarika nabo bahashiriye iyi ntwaro barihagarika nabo bahashiriye, kuko abamaze kwaga ukuntu bangana ni benshi, amaze kwagwa ni benshi nagahishyi. Ibi rero bikaba biri gutuma mu by'ukuri bitari buze gukunda, ari ibintu bigoye n'akadagato cyane. Rero urugamba rwa Nzibira rugwemo abasirikare 3 b'abacancuro, ngo abandi ntimubambaza uko byaje kugenda, ariko habaye kasha amakokero. Reka manje muri update General Badoye Ngaruye mu kanya gato cyane agaragaye ari kuyobora inama mu by'ukuri ahangaha muri Nzibira. Abenshi bavuga ko Nzibira idafitwe, none iyo bageze aho bakoreramo inama ibintu bisa nk'aho byamaze kurangira. Rero bivuga ko hakorewe inama ndetse igaragaza buryo ki bagomba kutangira kugote bice, abaturage bakagira amahoro bagatekana, ndetse kigiye kugera bagasubira mu bikorwa byabo nyine bakongera bagatekana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero amakuru avuga ko Generali Byamungo uyu mugabo wagiye yobora urugamba henshi mu mujyi wa Goma, yayoboye 2013 bafata Goma, yayoboye za Masisi, yayoboye za Rubero, ahantu cyane ngaho ko rero niyo mpamvu umugabo bamugize General. Twihuse cyane rero imisozi ikikije Nzibira ubu tuvugana yamaze gufatwa, kuko ntago bana bari gukora inama mu hariya imisozi ya Nzibira batari kuramo Wazalendo na FDL bere ikikije. Bivuze ngo rero imisozi ya Nzibira ibintu byamaze kuba bigenda neza 5 kuri 5, bamaze kuba bayifata bayikuramo FDL zari ziyirimo. Ubu tuvugana pinga Nzibira rero ubu tuvugana irarinzwe ku rwego rwo hejuru cyane, nongeye gusubiremo ngo irarinzwe irarinzwe. Noneho rero twihute tuve kuri Nzibira tujye muri Warungu. Gusa Nzibira mu nyego ari kugaba abasirikare benshi FDNB, ndetse n'abari kugerageza kujya kureba ko bamwe batari kwireportinga bari kuharasirwa, abandi bagafatwa. Kimwe kino mubyara wa Neva ku munsi w'ejo haguye ngagiye kureba ko batarimo bagambanira Neva, nuko birangira rero umusirikare bamwivuganye mu by'ukuri ntiyarenga aho ngaho, amakuru aba aburiwe imfausa. Twihuse cyane rero tukava aho ngaho tukanze tugiye muri FDNB yashinze
ibirindiro mu gice cya Gikwa cyangwa se mu bijombo yego mu bijombo nibyo kandi agace kakikwa rero bashyizemo ama defense ngira ngo ejo bundi nanabwiye ko muri 0 point hariya za Mikenke bagiye kwakira etat major rero bingi bakunda kubikora nk'iyo uri mu gihugu cyawe so rero ubu tuvugana ibintu bikuba ngaha ingabo z'ubundi zikora ikino gihugu ntibibaho bagira ngo bazakitira agace kabo ahubwo ari bo nibarangiza bagafata bakomeka ku Burundi hano habarimo imibare ya danger ya politique yarahabaye nimba nahabaye simbisi ariko nibo bashaka kuzafata aho hose aho bari bageze bakajya ku gice bakagira igice cy'u Burundi bazasubirana n'imvumbi rizatumuka ntago mbabeshya ubwo rero mu by'ukuri bagiye gucira etat major hariya ndetse nyine na ndetse n'umuhungu wa ndetse na hari ibice hariya numvishemo Ramaphosa ko ari tayari cyane ashaka kuza kubifata hari ibice n'amavuza numvishe bashobora kumugabira ubundi akagaruka mu rugamba gusa bimwe mu bice bigiye bitandukanye hari akore babwiye ingabo z'u Burundi rwose ziri tayari kubishyira kuryomeka kuri kino gihugu hanyuma twihuse cyane munyemerere tuve hano muri Sud Kivu cyane ko nta bidasanzwe bizindutse dusimbukira gatukira muri territoire ya Walikale ni ihuriro rya M23 rikomeje kongera ingabo mu bice bitandukanye muri Sud bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri territoire ya Walikale mu gace ka Ihura muri groupe ma Kisimba mu rwego rwo kwitegura kurinda abaturage cyane ko ibitero by'ingabo za Kongo nabo bafatanyije bikomeje gukaza umurego muri iyi minsi tariki ya 24 Nzeri 25 nibwo mu gace ka Ihura muri groupe ya Kasimbi katangiye kwakira ingabo nyinshi n'ibikoresho ikinyamakuru Actualité cyanditse n'inkuru kivuga giti muri Walikale muri Walikale yongeye cyangwa se yongeye ingabo kuko uretse muri ako gace zerutse no kongerwa mu bice nka Mpeti Minjenje ibyo ni byo muri Sud Kivu nkuko amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace abivuga imodoka zaturutse Ikikuku muri Rucuro zageze mu gace cya Balindu zizana abarwanyi hamwe n'ibikoresho byabo bya gisirikare ubupinga ikomeje kuberamo ibikorwa byo guhangana bihuza abarwanyi bawazarenda bafatanyije n'ingabo za FARDC n'umutwe wa M23 ati ushaka kwigarurira ako gace ibikorwa byo kongera ingabo bikomeje mu gihe iminsi mike uyu mutwe ukoranyije na leta ya Kongo ndetse na Wazalendo mu bice bitandukanye rero ubuyobozi bwa AFC/M23 burutse gusotangazo ko ugiye guhindura ibintu mu bijyanye n'imiyoborere neza yego kubijyanye n'imiyoborere myiza y'uduce igenzura mu rwego rwo gufasha abaturage bari barahazahajwe n'imiyoborere mibi kandi nguko hanga tugenda tubona amafoto y'ibyo bakoze kugenda batubwira hanyuma mu yandi makuru rero none kandi bongeye Kisangani bongeye gutangaza ko umugabo bita Masunzu ugiye kwakira abandaseka 45 ngo bave mu kwenyeshyamba ahangaha ni ikinyoma cyambaye ubusa akoko biragoye cyane kumvisha ko hari abasirikare mu by'ukuri bo mu kwenyeshyamba bari kwihuza na FARDC 45 aba basirikare n'amakuru tubwira ko ngo bose ari ibihimbano
leta ya Kinshasa iri guhimba kugira ngo bigaragaze ko leta ya Kinshasa nayo iri mu kazi, iri kugerageza kurwanya mu by'ukuri uyu mutwe. Ariko ikibabaje bo baravuga ati se ko mugumya mutwereka abo bafashe ntimutwereka agace mwafashe cyangwa se mwabohoje mwasubije byibuze inyuma. Rero ibi byose mu by'ukuri akaba ari amatakirangoye bigoye cyane ko mu by'ukuri uyu mujenerali Masonzo hari igice na kimwe yakerekana mu cyafashwe. Ntabwo byoroshye n'aka na gato cyane hirya no hino. Mu gihe muri teritwari ya Walungu umutwe w'inyeshyamba ukomeje kugerayo ubazengereza ndetse ukomeje no kwigarura ibice byinshi muri teritwari ya Walungu nyuma y'uko ubasenye systeme yabo muri rusange. Ngayo nguko rero ibyo nibyo biba byazindutse anga kuri telemirwano. Mu gihe mu Burundi rero ibintu bitoroshye n'aka na gato cyane. Mu Burundi ibintu byakomeye, nongere mbabwire ngo byakomeye, aho amatara bayakupye ndetse na internet itari gukora. Rero mu by'ukuri hakaba hakomeje kumenyekana impamvu mbi cyane mu by'ukuri ibi byose biri kuba. Amakuru atubwira ko ubuyobozi bw'u Burundi rwose ngo nta kintu na kimwe buri kwitaho n'aka na gato cyane. Abaturage baho rero bakaba bari guhanurwa gusenya nyuma yo kubura umuriro, nyuma yo kubura ibyo kurya, inzara ni nyinshi ndetse nta n'amahoro bafite, nta mazi bafite muri kimwe cyose. Mu gihe Neva we ashishikajwe na Nzibira ndetse na Shabunda agumye kumarirayo abasirikare, ari kujyana nayo benshi ngare ko byuze yatabarwa bakamufatira Nzibira cyangwa se Shabunda. Rero amakuru avuga ko ibintu byamaze kuba bikomeye cyane, ndetse uyu mugabo akomeje guhura n'uruva gusenya, umugabo utari kurara muri Bujumbura kubera ko afite ubwakisa n'isa mu by'ukuri bayikura mu nzira. Ariko birabaje cyane kuba umusaza atarara mu Bujumbura, twe tukamenya nk'abanyamakuru tukabishyira hanze. Ariko abahorandi nabo baravuze ngo n'abanyakanada nimba wowe utarara muri Bujumbura, twe turi bande gukurikira abaturage bacu muri Bujumbura ejo bakayituritsa n'abaturage bacu bakabigenderamo. Ati nimve muri iki gihugu mube muhunze. Ngayo nguko rero, ngayo nguko nuko bimeze. Amakuru ni menshi, ntabwo nyashaka kuvuga amakuru menshi ku rugendo kubera ko kuri Rukaifo kuko kuri rugiye ku rugendo ngeza ngerageza kugenda bisasanura mbishyira uko bigomba kuba bimeze. So rero nk'abantu banjye mwe reka nanabashimire, mbabwire ko mu by'ukuri tuza kugenda dusubira n'andi makuru ya politike. Murabizi batangiye kurwanira ubuyobozi nyuma ko Vital Kamerhe yeguye, ndetse mu by'ukuri n'ubundi buryo cyane hakomeje kugenda hagaragara urugamba rugiye rutandukanye. Rero kambashimire, mbabwire mwakoze cyane, ndabakunda cyane. Bye.